JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire kuba kuri subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda y'ikoranabuhanga nkuko twabivuze mu biganiro byacu byatambutse. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri cooling system cyangwa se uburyo bwo guhoza bukorerwa ku modoka cyangwa se kuri moteri z'imodoka cyangwa se kuri moteri z'imashini ziremereye. Ibi byose ni nyuma yo kubibazwa n'umwe mu bakunzi bacu uti mujye mudukorera ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ubundi tubimenye kurushaho. Iyi ni GNTV show. Reka ngaruke turebera hamwe ibijyanye na cooling system cyangwa se uburyo bwo guhoza kuri moteri y'imodoka. Mu mikorere ya moteri rero, ni moteri itanga imbaraga kandi nayo hari ibyo isaba kugira ngo ikomeze gukora neza. Muri ibyo isaba rero harimo na cooling system cyangwa se uburyo bwo kuyihoza igihe irimo irakora. Ntabwo tubuze kujya muri byinshi rero kuko n'ubundi ni ibintu tuzakomeza gukora ukagenda usobanukirwa kamwe ku kandi. Iyi system yo guhoza rero ukuntu yubakitse kuri moteri y'imodoka, tugira fan, tukagira radiateur, tukagira pompe y'amazi cyangwa se pombo y'amazi mu kinyarwanda. Tukagira ibice bibiri binyurwamo n'amazi kugira ngo iyi system ikomeze ihoze moteri. Tugira igice cyo hejuru twita cylinder block cyangwa se kirasi mu ndimi za gikanishi. Tukagira n'icyo bita block. Nkuko maze kubivuga kandi kuri iyi system dukoresha amazi. Mu gihe kuri mudasobwa aho twabonye ko hasabwa umwuka gusa cyangwa se umuyaga uhagije. Hano ku modoka rero ho hakora amazi. Iyi system rero uko yubakitse tugira reservoir y'amazi. Iyi reservoir y'amazi avamo ajya muri radiateur. Iyi radiateur rero ni amazi yose aza gukonjesherezwa. Iyi radiateur rero igira inzira ebyiri, inzira imwe yakura muri bya bice bibiri twavuze haruguru, indi iyasubizayo. Ubwo no kuvuga ayakonjeshejwe nava muri bya bice bibiri ashyushye aza gukonjeshwa. Iyi radiateur rero iri ahantu neza yitegeye ya fani cyangwa se ya vandarateri twavuze haruguru. Iyo iri guhuha umuyaga, uyu muyaga ihuha neza uhita ugera kuri radiateri byoroshye kuko n'ubundi biba byegeranye. Iyo tuvuye kuri vandarateri bihita tugera kuri pompe y'amazi. Iyi pompe y'amazi niyo ifasha aya mazi gusirikira muri ibi bice bibiri twavuze, cylinder block ndetse na block. Aya mazi rero nkuko twabivugaga akaba ajya guhoza ibyuma biboneka muri ibi bice bibiri twavuze haruguru. Duhereye nko kuri block kuko imbaraga zose zisa nkaho zikorerwa kuri iki gice cya block kiba gikeneye guhozwa. Rero twihuse hano kuri cylinder block tugiraho ibice bibiri. Habaho igice bita intake manifold, hakabaho n'igice bita exhaust manifold. No kuvuga ngo kino gice cya intake manifold nicyo cyinjiriramo umwuka, uwo mwuka ajya kwivanga na fuel. Ibyo rero iyo bigezemo imbere bisohokera muri iki gice cya kabiri twise exhaust manifold, ari wo wa mwotsi tujya tubona usohoka inyuma muri shampoo. Ibi rero byumvikanisha ko niba haba hasohotse umwotsi hasigara ubushyuhe. Iyi cooling system cyangwa se uburyo bwo guhoza nibwo busigara buhangana no guhoza buno bushyuhe buba busigaye muri moteri. Ibi bikorwa kugira ngo bihoze ibyuma biba byashyushye, ndetse ibi byuma bitaza gukomeza bishyushye bikaba byabangamira ikorwa rya lubrication cyangwa se lubricating system. Ubu ni uburyo bwo kunyereza ibyuma kugira ngo ya mavuta tuba twashyize muri moteri bya byuma bitaza gukomeza bigashyuha akaba yahinduka amazi ntabagikoze ka kazi kayo ko kunyereza cyangwa se lubrication. Iyi lubricating system nayo niyo tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Mu bintu rero bishobora gutuma cooling system muri moteri idakorwa, moteri ikaba yakurega ubushyuhe, harimo kuba fani itagikora cyangwa se itagitanga wa muyaga ugera kuri radiateri. Harimo kandi kuba radiateri yaratobotse cyangwa se hari indi nzira amazi ashobora kuba anyuramo akaba yameneka. Harimo kandi kuba umupfundikizo wa radiateri ufite ibibazo, kuko uyu mupfundikizo iyo amazi amaze kuba mu meshi, uyu mupfundikizo utanga inzira akagaruka mu yindi reservoir ibiri ku ruhande. Ikindi kandi harimo kuba inzira za bino bice bibiri twavuze haruguru zishobora kuba zarazibye zitakibasha gucamo amazi. Ubwo no kuvuga cylinder block ndetse na block, kuko iri hozwa ribera muri ibi bice bibiri cylinder block ndetse na block. Ikindi kandi gishobora kuba cyabangamira iyi cooling system harimo akuma bita thermostat. Akangaka kaba karaho neza umupira wa radiateur ucomekeye ku gice bita housing ya thermostat. Aka kuma akenshi gakunda gukurwamo iyo imodoka ikorera ahantu haba ubushyuhe bwinshi.
ni ukuvuga ngo iyo imodoka ikorera ahantu haba ubukonje aka kuma bakagumizamo. Aka kuma biterwa n'uko amazi aza gukonjeshwa avuye muri moteri gahita kayima inzira agasubizwa muri moteri kugira ngo moteri itaza kuba yabura ubushyuhe. Ahantu hashyuha rero aka kuma gakurwamo kugira ngo ya mazi akomeze atembera aza muri radiyateri gukonjeshwa. Ibi byose rero iyo habayeho ubushyuhe amakuru atangwa n'akuma bita current temperature sensor. Aka kuma kaba kari kuri moteri niko gatanga amakuru kuri dashboard cyangwa se kuri cya gice cy'imbere shoferi areberamo umuvuduko cyangwa se ibindi biri kubera ku modoka. Iyi cooling system rero ikaba ari ingenzi ku modoka kuko iyo havutse ikibazo nk'ibyuma byashyushye imodoka irizimya ikanga no kwaka. Mu biganiro byacu bitaha rero tukaba tuzagaruka kuri systeme yitwa lubrication cyangwa se lubricating system. Iyi tukaba twayivuzeho ni systeme yo kunyereza cyangwa se gutuma ibyuma bitaryana. Ubwo muri make tuzaba tugiye kurebera hamwe akamaro k'amavuta dushyira muri moteri. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira ahagenewe kwandika ibitekerezo cyangwa se ukatwandikira ku mbuga zacu zitandukanye harimo Facebook ndetse na WhatsApp, tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Iyi ni GNTV show, naho njye ndi Jean Paul, turagushimiye. Iyi ngiyi niyo current temperature sensor. Iki nicyo gipimo cy'ubushyuhe. Noneho iyi ngiyi ni housing ya thermostat. Thermostat dore birimo hano imbere. Noneho dore ngiyi radiateri. Dore ngiyi radiateri ihorezwamo amazi. Noneho fan iyo ngiyi. Hano imbere muri kuyibona fan. Noneho pompe y'amazi ngiri. Dore ngiyi pompe y'amazi. Hano imbere. Hano pompe y'amazi. Noneho bya bice bibiri block na cylinder block cyangwa se classing. Dore classing iyi. Dore ngiyi class. Exhaust manifold na intake manifold. Intake manifold, exhaust manifold. Noneho dore block ngiyi. Block imbere harimo ibyuma byinshi, amapisto, amasigma. Noneho hano kuri cylinder block cyangwa se kuri class harimo amavavu, crankshaft, sorry nako arubrakamu. Crankshaft ni viri block iba hano munsi muri block. Munsi ya block ni ibi. Nibiri imikono ya pisto bita connecting rod. Pisto zo murazizi. Ndaza kugerageza kuzibereka ku mafoto. Muri make rero niyo cooling system twari turi kugarukaho yo kuri moteri.